Ndabasuhuje inshuti mwese mukomeza kutwereka ko mudukurikira ndetse mukomeza kugenda mukunda ibiganiro tugenda tubagezaho. Muri kano kanya rero n'ubundi ndagarutse ngo twikomereze ibiganiro byacu. N'ubundi turaza kwibanda ku rukundo. Mu biganiro byagiye bitambuka nababwiye ku bimenyetso byakwereka ko umukobwa agukunda, mbabwira ibyakwereka ko umuhungu agukunda, kabone niyo batarakubwira ngo ndagukunda. Sasa rero muri kano kanya ndagarutse ngo n'ubundi twiganirire, ariko noneho nje mfite ibimenyetso bidasanzwe. Abantu benshi tujya twibaza, hari igihe ukunda umuntu ugasanga ntagukunda, ariko wagira gushidikanya yabona uri gucika intege, akaza akakubwira ati se habaye iki, ndagukunda, wanamubwira ati se ko mbona usa n'umuntu utankunda, akakubwira ati oya uko ubibona no kubitekereza siko biri, kandi mu by'ukuri mu mutima we atagukunda, afite izindi nyungu cyangwa se afite ibindi bintu bimugenza. Dore rero muri kano kanya naguteguriye ibindi bimenyetso bigiye kukugaragariza cyangwa se biri bukugaragarize niba wa mukobwa wirwa ukubwira ngo aragukunda, kandi mu by'ukuri ugasanga amagambo ye ntahura n'ibikorwa cyangwa se ibikorwa bye ntibihura n'amagambo. Urahita neza umenya cyangwa se usobanukirwa ukuri aho kuri, niba koko agukunda cyangwa se akubeshya. Hama si no ku bakobwa gusa, no ku bahungu nuko, ariko reka tubanze twivugire ku bakobwa. Ibimenyetso byakwereka ko umukobwa akubeshya mu rukundo nibyo ngiye kubabwira muri kano kanya. Mwebwe gusa mube in touch, ahasigaye mwiyumvire. Niba hari umukobwa umaze iminsi agira utuntu akubeshya, akagira utuntu agukinga, kandi mu by'ukuri byitwa ko mukundana, egera hino utega amatwi wumve niba muri ibi bimenyetso ngiye kukubwira harimo bimwe na bimwe cyangwa se byose abyujuje. Inshuti yanjye, nusanga ibimenyetso ngiye kukubwira byujuje, nawe urahita umenya koko wa mukobwa wirwa wirukaho, cyangwa se umaze iminsi uhamagara, cyangwa se umaze iminsi witaho, cyangwa se umaze iminsi ubwira ko umukunda, ariko ukabona ntacyo bimubwiye cyangwa ntacyo bimuhinduraho, urahita umenya ko we atagukunda cyangwa se atakwitayeho. Musore wanjye, urukundo ruba rwiza hagati ya babiri iyo bakundana by'ukuri ndetse bizerana kandi batabeshyanye. Gusa biba bibi iyo hari umwe mu bakundana ubeshya mugenzi we ntamubwize ukuri. Rero iyo bimeze gutyo biba birutwa no kutajya mu rukundo. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari bamwe batazi ko cyangwa se batazi uburyo watahura umuntu ukubeshya akagukunda kandi akuryarya. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga ku bimenyetso ushobora kugaragariza umuhungu, ubwo ndavuga ku bakobwa, ushobora kugaragariza umuhungu cyangwa se we muhungu ushobora kugaragarizwa, bikakwereka ko umukobwa atagukunda cyangwa se bikereka umuhungu ko utamukunda, niyo waba umubwira ko umukunda ka gihumbi cyangwa se inshuro igihumbi. Uti ikimenyetso cya mbere ni ikihe? Umukobwa utagukunda nta gishya cyangwa nta gishyashya akora. Musore wanjye, urukundo ntabwo ari ukubivuga gusa. Rimwe na rimwe ni ngombwa kugira ibikorwa bigaragaza ko umuntu mukundana akwitayeho cyangwa se umwitayeho. Gusa musore wanjye, umukobwa utagukunda rimwe na rimwe ntazakwemerera ko mutemberana, muba muri kumwe cyangwa akwereka inshuti ze. Ikindi, umukobwa utagukunda uzasanga nta kintu n'iki na kimwe akora kugira ngo ubone ko agukunda cyangwa se akwitayeho. Iteka azajya ahora ari nyiranibindeba. Ikimenyetso cya kabiri, iteka ahora yigiza nkana. Nk'uko nari nabibabwiye, yigira nyiranibindeba. Rero no kwigiza nkana naho bitaniye na nyiranibindeba. Nyiranibindeba ni wa mukobwa wumva ko ibintu byose ari wowe bireba, agahora avuga ngo aragukunda gusa nyamara ntabigaragaze. Gusa musore wanjye, ubu ntabwo aba agukunda. Uzabibwirwa n'iki rero? Dore ikizabikubwira. Umukobwa utagukunda
niyo azaba afitemo amayinite yo guhamagara nta munsi n'umwe azaguhamagara, nyamara wowe buri gihe uhora umuhamagara. Ndetse niyo wamwoherereza amayinite ntazigera aguhamagara n'umunsi wa rimwe, azajya ahora iteka ategereje ko ari wowe umuhamagara. Nshuti yanjye, niba ufite umukobwa umeze gutyo tangira ukeke ko atagukunda. Icya gatatu, umukobwa utagukunda nta munsi n'umwe uzigera ubona afite ibyiyumviro cyangwa se agira ibyiyumviro by'urukundo, bimwe dukunda kwita emotions cyangwa se emotion. Iyo abantu bakundana habaho ibyiyumviro by'imitima yabo bikururana, cyangwa se usanga imitima yabo yatractingana, igira ukuntu ikururana. Gusa igihe uzabona umukobwa mukundana nta emotion z'urukundo agira, mwaba muganira ukabona ntakwitayeho, mbese ugasa nkaho urimo uganira n'umuntu mutaziranye cyangwa umunyamahanga, mbese ubona nta n'ikintu kimushishikaje. Nshuti yanjye, umukobwa umeze gutyo hari igihe aba atagukunda, nubwo yaba akubwira amagambo menshi cyangwa se akubwira ko agukunda mu magambo, ariko rwose ntabwo biba bimurimo. Rimwe na rimwe ushobora no gusanga hari ibindi bintu yagukundiye cyangwa se agukundira, ariko adahamanya n'umutima we. Icya kane, umukobwa utagukunda aba afatafata. Nubona umukobwa akubwira ko agukunda ukabona nashikamye hamwe, arajarajara, akunda kuba akundana n'abandi batipe bagiye batandukanye, cyangwa se ukabona ari kwisanzura mu bandi bahungu. Rimwe na rimwe mwaba muri kumwe ukabona nta n'icyo bimubwiye, wanamusaba ubusobanuro bw'imyitwarire ye ukabona ntanashishikajwe no kuba yaguha ubusobanuro aciye bugufi, ukabona ahubwo arushijeho kurakara akubwira ati wishaka kunyinjira mu buzima, uramfuhira, urangenzura, ungendaho. Mu by'ukuri rwose iyo ukunda umuntu by'ukuri umushikamaho ukumva nta wundi wamuruta. Rero mu gihe ibyo byose abikora aba yumva rwose cyangwa se abakurutisha abo bandi. Rero umukobwa ugukunda ntabwo yafatafata, yewe nta nubwo yakwirwa yisanzura mu bandi batipe kandi abizi neza ko ari, kuko iteka aba yumva ko ntawe ukuruta, kandi ababona abo bandi ntacyo bavuze kuri we usibye wowe gusa. Ikimenyetso cya gatanu, umukobwa utagukunda ahorana impamvu zidashira. Umukobwa muzaba mukundana ukumva ahorana impamvu zidashira, ndetse rimwe na rimwe zidasobanutse, akubwira impamvu yishe gahunda mwari mufitanye, ati nizi byagenze gutya na gutya, ariko ukumva ntibisobanutse, ukumva ntibifite ishingiro, ukumva arimo arapapira, ukumva arimo arakubwira ibintu nyine nawe ubwawe udasobanukiwe, kandi rimwe na rimwe ukasanga ari kukubwira n'ibintu uyu munsi ibyo akubwiye si ibyo akubwiye ejo, arimo arabihindagutura, mbese ugasanga ahorana kwisobanura kwinshi. Ibyo tubyita excuses nyinshi, cyangwa se kwi-excuse bya buri gihe. Uzatangire ukeka ko uwo mukobwa atagukunda. Ni ukuri rwose afite yanjye, uyu mukobwa arakubeshya. Ikimenyetso cya gatandatu, ahora ashaka ko umukorera byinshi ariko we akagukorera bike, mbese aba aharanira ibyishimo bye nawe yahananira ibyishimo cyangwa se umunezero wo ku mpande zombi. Bene uyu mukobwa uzasanga ahora agusaba ko umukorera byinshi ariko we ntagire na kimwe yagukorera kugira ngo urukundo rwanyu rutera imbere. Mbese uzasanga ntacyo waharanira, akenshi ari wowe uharanira ko urukundo rwanyu rwatera imbere. Ikindi aba yifuza ko umuha isi yawe, nyamara we adashaka kuguha isi ye. Mbese ahangaha aba yumva we wamwifungurira ukamwiyereka, akakwisanzuraho, akakubwira ibyo ashaka, ariko wowe bikaba ari atansiyo. Ugasanga rimwe na rimwe niba hari ibintu
wamubwiye arirakaje bikaba ngombwa ko usaba imbabazi. Kadukomeze n'ikimenyetso cya 7. Kuri we umukobwa utagukunda, urukundo rwanyu ntabwo ari cyo kintu cyiza imbere kuri we, uba usanga gishobora no kuba ari nacyo kintu cya nyuma. Umusore wanjye, burya ikintu uha agaciro ni nacyo cyiza imbere ya byose. Umukobwa rero ukubwira ko agukunda ariko ntabihe agaciro ngo ubone yabihaye umwanya, hari igihe aba akubeshya, cyangwa se ari naho uzasanga hari igihe muganira, hari ibintu mwapanze bishobora guteza imbere urukundo rwanyu, ugasanga ntiyabihaye agaciro, rimwe na rimwe yabyibagiwe. Umusore wanjye, ibi byose nubibona ntuzazuyaze, uyu mukobwa aba akubeshya, ntabwo aba agukunda habe na gato. Ibaze nawe umukobwa wasaba umwanya wo kuganira ku by'urukundo rwanyu akakuburira umwanya, cyangwa akakubwira ko nta mwanya afite, cyangwa se ugasanga ari kukubwira ati ngiye kubanza nkora ibi, tuzabyigaho, umunsi umwe ugashira, ibiri igashira. Ese ubwo uwo mukobwa aragukunda ra? Icyo ni ikibazo wakibaza. Njye nta gisubizo mfite, ahubwo wowe uracyumva neza cyane. 8. Umukobwa utagukunda uba usanga we yikunda cyane, kuko burya umuntu ugukunda arikunda ariko nawe akagukunda, ugasanga ari guharanira ibyishimo n'inyungu zanyu mwembi. Umusore wanjye, umukobwa utagukunda by'ukuri ahora akwereka ko yikunze cyane. Niyo wowe waba umwereka ko umukunda cyane, iteka aba yumva ibyiza by'urukundo byakwerekeza kuri we gusa, aho uzasanga aharanira ko inyungu zabize kurusha umuhungu, cyangwa se zikabize ku giti cye gusa. Nshuti yanjye, iki rero ni ikimenyetso cyiza cyakwereka ko umukobwa cyangwa se uwo ukubwira ko agukunda atagukunda kubeshya. Ikimenyetso cya 9. Umukobwa utagukunda uba usanga akunda abandi bahungu, ugasanga umutima we n'ubundi ufite abandi witekerereza, ufite abandi witayeho, afite abandi aha umwanya, afite abandi aha agaciro n'isi ye muri rusange. Hari umukobwa ukubwira ko agukunda bihebuje, ariko wowe ukabona yikundira abandi bahungu, wagira ngo uranamubajije ati si ibi n'ibi n'ibi, akaguhereza impamvu zidasobanutse. Aha niho uzasanga akubwira ati uriya ni besto, uriya ni kazimi, uriya twariganye, uriya ni umushuti bisanzwe, nta birenze, nta bindi bintu tuvugana, tuba turi kuganira ibintu bisanzwe. Mbese ugasanga rimwe na rimwe arimo kunyuranya amagambo. Nshuti yanjye, niba rero ufite umukobwa akaba akubwira ko agukunda by'ukuri, ariko ukaba umubonaho ibi bimenyetso tumaze kukubwira, witonde ugenzure neza, ashobora kuba atagukunda bya nyabyo. Nshuti, ndabizi neza gukunda utagukunda biravuna, ariko nubwo ukuri kuryana, ariko biba byiza iyo umenya ukuri. Ndabizi uko uri kwiyumva nyuma yo kumva bino bimenyetso 10, ugasanga bimwe na bimwe bihuje cyangwa se biri guhura n'iby'umukobwa mumaranye igihe mukundana akwereka. Nshuti, ndabizi neza ubu mu mutima wawe urumva utishimye, utanezerewe, ariko biba byiza iyo bundi bajya baca umugani ngo ihene cyangwa se umwana apfa mu iterura, cyangwa se ihene uyifata igihebeba. Nshuti yanjye, iki kigororwa kikiri gito. Niba hari ibyo ubona cyangwa se hari ibyo wumvise ubona ku mukobwa mukundana, uritonde kandi ugende gake. Umutima w'umuntu ni igihugu kirekire cyane, bigoye kumenya. Niba ari uko bimeze, irinde hato na hato ejo n'ejo bundi atazagukomeretsa birenze. Gira uko ugenda, tangira ugende gake gake,
byibura bizagufasha. Wibyihutisha ariko nanone ubanza ugenzure neza koko niba uwo mukobwa muri kumwe afite ibi bimenyetso atagukunda. Nibwo ndimo ndakubwira ati wige kugenzura no kwitonda. Reka nanone mfate uyu mwanya mbashimire mwese mwadukurikiye, mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana kino kiganiro. Ni ukuri rwose muri abantu b'agaciro, aho muri hose mwumve ko mvuze nti much respect kuri mwebwe. Ikiganiro rero muba mwagiteguriwe nanjye Atete Pauline. Ubaye ushaka kuduhereza ibitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira muri comment, cyangwa se ukaba wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha. IG nkoresha Atete Pauline, Facebook ni Atete Pauline. Murakoze cyane ko mwadukurikiye, tuzahura ubutaha mbabwira ibimenyetso byakwereka ko umuhungu atagukunda. Ubwo mbivuga gutyo abakobwa namwe muzabe muhari kugira ngo wumve niba wa muhungu umaze iminsi akubwira ko agukunda by'ukuri. Ciao ciao, murakoze cyane. Like, comment na share nabyo birakenewe, n'abatarakora subscribe ni ukuri rwose namwe mwumvireho. Ndabakunda cyane.